ikintu cyambabazaga byari ukubona icyo gihe staff kabisa kuba mama ari kudukora struggle maybe we atari yariteguye kuzabaho bitunguranye icyo kintu cyarambabazaga ariko navuga ko nabyo byaratwubatse turavuga tuti ubwo ari mama reka twishakemo wenda natwe imbaraga nabone yuko wenda turimo turamuvunisha ko nawe natwe twari tubuze papa ariko nawe yarabuze umugabo. Muraho neza ni Sonia Mutako nanone mbahaye ikaze mu kindi kiganiro mu yindi episode yacu ya Dark Side. Uko nabibabwiye rero umunsi ku wundi tuba dufite ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse dufite n'abatumirwa bagiye batandukanye kugira ngo bagende badusharinga inkuru zimwe mu nkuru banyuzemo ariko akenshi ntabwo bakizirimo zibari kugira ngo nyine batwigishe kwihangana batwigishe kuva mu byo turimo ndetse badukomeze kugira ngo natwe tugire icyizere niba tukibirimo tubashe kuba twabisohokamo. Rero mbahaye ikaze mu kindi kiganiro mbibutsa yuko ni ukuganira kugira turuhuke so kuganira kugira ngo wenda undi aturebe gutya cyangwa tubone gutya ahubwo no kuganira kugira ngo dusharinge ibitekerezo duhuze ibitekerezo. Rero ngiye kubakira umutumirwa w'uyu munsi kugira ngo nawe tuganirize rimwe mu ruhande rwe yaba yarahuye narwo mu buzima wenda rukaba rwamukomeretsa cyangwa se rukaba rwatuma yumva atamerewe neza muri ibyo bihe ari kunyuramo akatubwira n'uburyo yabivuyemo akatubwira n'ahageze arimo gukira icyo gikomeye. So mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Uratangira wibwira abanyarwanda ngenda kuzi ariko hari abantu benshi wenda batakuzi bashaka kumenya uri mu ntoki. Murakoze. Nitwa Mazimaka Pacifique ndi umudirector mu filime muri sinema nyarwanda. Ndumva ari ibyo. Murakoze cyane. Pacifique Mazimaka wenda hari n'abakuzi ko uri director, hari igihe tuba dufite abastari, tuba dufite abantu basanzwe ukabona umuntu arigendera nta kibazo afite, umuntu umereye neza utagiriye ibibazo utanakunda wenda ibintu by'akajagari ariko rimwe na rimwe ugasanga hari uruhande rumwe afite ku giti cye atabashije gusangiza abantu cyangwa gusangiza abanyarwanda kugira ngo wenda ntabone nk'ahantu aba yahera bivuga cyangwa se abisobanura. Ngira ngo dusharinge urwo ruhande rwawe. Uruhande mfite ushaka kubasharinga nurwo kubura umubyeyi kubura umubyeyi ni ibintu bibabaza cyane especially noneho iyo ari bond mwari mufitanye akaba atagihari ngo mukomezanye bibabaje. Pacifique muri urwo rugendo rwo kuba warabuze umubyeyi wawe wakwihangana ukadushiramo mu nkuru wenda hari igihe ushobora guhera mu rukundo mwari mufitanye wenda yararwaye nyuma wenda uramurwaza cyangwa se ntabwo yarwaye hari ikibazo dusharinze aho gato tuganiriza. Yararwaye ariko hashize igihe nari muto ariko hari ibyo nibuka. Yararwaye arwara bitunguranye ntabwo yarwaye igihe kinini ni 3 days ari mu rugo tumujyana kwa muganga ngira ngo kwa muganga yamaze iminsi ibiri bukiye kwa gatatu ngo masasta gutyo tubwirwa ko byanze nyine atagikomeje mu isi y'abazima. Yaba yarafite wenda uburwayi bwari butunguranye cyangwa n'uburwayi yarasanzwe afite?
nyuma mbere yatararwara ntabwo yakundaga kurwara ariko arwaye ba muganga nibwo baje kutubwira indwara bamusanzemo yari umwijima se hepatite umwijima na hepatite biratandukanye so tuza kubwirwa rero ko yasanzwe mu mwijima ariko rero maranye igihe atabizi birangira ari bumuhitanye. Pacifique aracyafite mama we? Yego. Mbere yuko wenda papa wawe agira ikibazo cyo kuba yarwara akajya mu bitaro, Pacifique yarabanyeho gutera papa we? Twari tubanye neza. Ubundi abana b'abasore kuba papa ntabwo bikunda kuza cyane, ariko kuri njyewe na papa twari turi close kurusha nuko nari ndi close kuri mama ko ni wa muntu nyine wabonye ibyo nkunda aranshyigikira, so mbonye ukuntu abinshyigikira kandi mfite n'abandi bavandimwe ngavuga ni ni papa kabisa, ko navuga ko nanamubuze mu bihe ndi kugira na success nawe byiza. Undi nakuze ngiye nkunda umupira nibuka ko kubera urukundo yankundaga twabaga mu Rugando hano munsi ya convention ariko ubwa mbere aravuga ati uyu mwana ko urukundo akunda umupira, byari 2008 yaragiye kuba finale ya Champions League yahuzaga Manchester na Chelsea, yari igiye kubona nijoro niba nibuka neza byari nka 2:00 ku mwana icyo gihe nari muto, nari like 8 or 9, aramfata tujya kwirebana ahantu Kacyiru, ntabwo njya mibuka neza ariko nzi ko ari hepfo y'ahantu haba amashuri ruguru, umwana usanga uzamuka ku Gisozi ariko ujya Kacyiru, abantu njya mibuka iyo finale turanerebana turya kandi mu gitondo hari ishuri. So rero icyo gihe ngira n'amahirwe ikipe yanjye nafanaga Manchester twari igikombe. Icyo gihe bonde twagiranye icyo gihe iryo joro yarambwiye turifuza gukina umupira, ndamubwira ndabyifuza. Icyo gihe rero ese nshakira n'ahantu nyenera umupira i Remera haba ikibuga cya Ferwafa. Niba ari amahirwe make ntabwo mbizi, muri uwo mwaka nyine mu mpera ko yagiye mu kwa 12 mbonye ikipe ibintu bitangiye kuza, ngira amahirwe make niko nabyita, so abaragiye. Ibyo bintu byarambabaje kubona nyine umuntu wagiye nibwo yaratangiye gushyigikira bya bintu byanjye, nabonaga ko bishobora kuzavamo kariyeri yanjye. Hari n'ibintu mbona yitangiraga cyane yari moment itari nziza cyane. Dukomeza no kukwihanganisha. Merci. Pacifique mbere yuko ibyo bihe byose yagiranye na papa we atangiye kumushyigikira, wumva gushaka gukina umupira, abyumva vuba nk'umubyeyi, ubundi abandi babyeyi yarabanza akavuga ati jya ku ishuri bizatuma utiga, bizakora iki, ntabwo yigeze akugora mu buryo bwo kukumva cyane kugira ngo wenda agufungurira amarembo cyangwa abanza kugore nyuma avuga ati uyu mwana yakaniye reka ndamukorere? Ntabwo yigeze ngora kubera ko mu mikurire yanjye wenda no ku muntu akura bigahinduka, nakuze ndi umuntu witonda wumvira ababyeyi, so kubera ko ibyinshi yansabaga nabikoraga, yaravuze ati rero uyu mwana ibintu tubona ashaka kujyamo why not tutamushyigikira. Ntabwo niyo mpamvu nyine byankoze ku mutima. Ubundi abandi bana ukuntu none muri biriya bihe kubwira umuntu ngo urashaka kujya mu mupira kandi abana bashaka ko biga kugira ngo bazabeshweho n'amashuri, zakagushyigikira avuga ati oya nta kibazo weho as long as wiga unatsinda, natwe reka tukureke ukine wenda jya unabivanga n'amasomo. Ku myaka yawe 8-9 ushobora kubura papa wawe, hari ikintu wumvise ushobora kuvuga uti nubwo papa agiye reka bizagenda gutya na gutya, cyangwa still kuba ko ufite mama wawe mubone wo gutekerezaga wumva akubwira ati agupushinga, cyangwa aravuze ati nubwo ndi mutoya nubwo papa agiye ariko ibi n'ibi nzabikomeza kandi nzatuma wenda aba proud nubwo adahari?
hari imigabo n'imigambi yageze ivuga uti nubwo tutari kumwe ngubu ariko imigabo n'imigambi narayigeze ariko ni ibintu byatinze ngo myaka 2-3 kuko 2008 kugeza nka 2010 nari naribona ndanabyibuka papa yitaba Imana umwanya mubi nari naragize wari wa 7 ataritaba Imana nyine umwanya mubi nari naragize wari wa 7 ubundi naboraga hagati 2-3 so bya bikomere byo kuba naribona rero nibuka ko kandi nubwo nigeze kuba 28 kubera ko kuba ko nariyakira kabona abandi bana wenda bafite ba papa je kumuturanga nimugoroba ko hano nigaga twataga nimugoroba nka saa 11 kabona papa waje kumufata bari guseka akavuga ati yaba nanjye yarahari nanjye byari ko bimeze gutya ariko nyuma y'imyaka 2-3 narabuze ni rero kugira ngo nazahiranwa n'agahinda ngomba kubyakira kandi nabyo binashaka gukora papa yashaka kunshyikira mu byo gukina umupira ngabikomeza so naje kubikomeza no wenda nyuma ariko kure nkuze naje kubihagarika ariko narabyo narabuze ko nabyo biri mu bintu byamfashaga iyo nabwo nabigiyemo n'abandi maybe ko wenda n'ahantu ari arabona ko ntabwo nacitse intege ari proud nubwo wenda nyuma naje kubivamo. Iki kintu cyagoye Pasi mu bwana bwe mu minsi mike abuze papa we no kuba yumva adashobora kuba stable mu ishuri agatangira wenda kumva ari kunanirwa kumva utari pose ari nabwo umwana agera aho kumva atangiye gusubira inyuma no mu masomo. Iki kintu wibuka neza cyakugoraga cyane nk'ibintu bitatu byakugoraga iyo wicaraga mu ishuri kumva urihebye none n'ishuri ntabwo bishaka? Ikintu cya mbere kwari kujya ku ishuri nari kumwe nawe kubera ko mu gitondo yaradutwaraga wenda nimugoroba tugatahana bisi ariko byari itegeko yaba yaranwe niba ari ibyo yari yarishyizemo ntago mbizi ariko nta na rimwe nigeze mbona mu gitondo twijyana yaradutwaraga njye n'abavukanye banjye kwibona rero mu gitondo urabyutse ufashe icyayi wambaye uniform ariko ubitse kugiye kugenda noneho na bisi cyangwa moto atagutwaye bya kindi kwa kundi abana babajyanaga Sunday gusenga especially icyo gihe nabaga no muri Sunday school kujya gusenga nabwo without him nabyo ari ukuntu byabaga bibabaje. Ikindi yari umuntu wateraga story, yari umuntu wasetsaga cyane kandi yikaka iki kintu cyo nakimukuyeho icyo naragisigaranye yari umuntu usetsa ku buryo abantu kubaho nakamwenyu ko Pasi kavukana n'abantu bangana 3 niyo mukuru uri hagati ufite murumuna wawe? Ninjye first born. Niki kintu cyakugoye kubona barumuna bawe batari kumwe urumva niba wari ufite imyaka 9 ubwo bucura byanga byakunda ari mu myaka mike cyane kurusha yawe? Hari ukuntu ureba iyo umwana abuze umubyeyi hari ukuntu yari mukuru yari we wabanje ashaka kugerageza kuba noneho cyane cyane umuhungu ashaka kugerageza kuba ari ugiye kuba uruhande rwa mama wawe, ari niba papa atagihari uvuga uti rero mama n'abana mama nzajya amufasha gutya. Hari igihe we kwihangana bigukundira ariko ukabona barumuna bawe noneho birasaba imbaraga nyinshi cyane. Iki kintu cyakubabazaga iyo wabonaga barumuna bawe? Ikintu cyambabazaga byari ukubona icyo gihe staff kabisa kuba mama ari kudukora struggle maybe we atari yariteguye kizabaho
bitunguranye. Icyo kintu cyarambabazaga, ariko navuga ko nabyo byaratwubatse turavuga tuti ubwo ari mama reka twishakemo wenda natwe imbaraga, nabone yuko wenda turimo turamuvunisha ko nawe natwe twari tubuze papa ariko nawe yarabuze umugabo. Ni iki kintu watekereje kuba wafasha mama muri urwo buzima rw'urugendo rukomeye cyane rwo kuba hari umubyeyi mudafite, hari umuntu wundi uri kubura kandi ukomeye mu muryango wanyu? Ni iki kintu watekereje kuba wafasha mama wawe w'umuhungu ari we first born wiwe mu buzima busanzwe? Batindurira bwo papa adahari, mama nzajya amufasha ibi n'ibi ku myaka yawe mikeya. Ku myaka yanjye mikeya navuga ko ikintu cya mbere cyari to adapt, kwakira izo mpinduka zihari. Ukora ko nari ndi umwana, navuga ko nta bindi bintu nari kumufasha bikabona ngo turimo two mu rugo ahari. Iyo myaka yo yari kwakunda abana navuga ko nta bintu bya danje bari kujyamo. Ako wenda nyuma like 3 years twari dufite aka mini market. Sometimes yabaga ibindi bintu yagiyemo nyine nabaga ndiyo, byasabaga nyine kugira ubundi bwenge, kumenya ibintu birimo hariya biri kure kuri iki yawe, ariko ukabimenya vuba kugira ngo nawe usigarireho umubyeyi, contribution yawe nawe itange. Iki kintu ubu ngubu Mazimhaka Pacifique iyo uko imyaka yagendaga iza, ni iki kintu cyamugarukaga mu mutwe cyane akavuga ati ubu byari kuba bimeze gutya? Hari igihe bigenda neza ariko byanga byakunda hari uruhande ruba ruri kuburamo, byanga byakunda ruba ruhari kandi rukomeye cyane. Ni iki kintu kikugarukamo wicaye n'umuryango wawe, cyangwa nyuma ho gato nk'imyaka nko mu myaka wenda nyuma y'imyaka 5 utangiye gukuramo, urumva byageze aho kwiga bitangira gusubira inyuma, menya waje kubona motivation, utangira kuvuga ati reka matane kuko nta kintu wenda uvuga ati nta kintu nari kuzigeza? Iki kintu kikugarukamo cyane kikaguha imbaraga ariko nanone kikakubabaza iyo uri kumwe n'umuryango wawe? Ikintu kirimo imbaraga hano kuba kuva icyo gihe 2008 nta bindi byago byongeye kubaho, turacyari hamwe. Ikintu kirimo imbaraga no kuvuga ati nubwo biriya byabaye Imana yashatse ko biba, ariko ubu ngubu biracyaduhaye ubuzima, turi kumwe, ciyemo igihe, twarakuze. Ariko nanone ntabwo nyine akantu kaburemo ko kuvuga kati wenda aka success gake umuntu afite maybe ko yaza kuba nyine n'undi mubyeyi, ababyeyi ari babiri, kavuga ati wenda byari kwa bimeze gutya, nubwo ibi ngibi ari byiza ariko byari kwa maybe wenda birenze kuri ibi. Ikindi ni nk'igihe nyine umuntu yagize ups and down nyine, kavuga ati maybe wenda papi yaza kuba hari gufightinga like a man, wenda nibikunde. Ariko iyo ubona mukiri bazima uravuga ati wenda ntacyo, ko turi bazima ibi bibaye, ibi wenda turabikuramo amasomo, nibizagaruke ibindi bizaza ari byiza. Birumvikana iyo uri kuganira n'umubyeyi wawe, ndavuga mama wawe, ni jambo rikomeye akunda kukubwira, uvuga uti especially muri kugirana ibihe byiza, ni iki kintu cyane irihe jambo akunda kugusubiriramo kenshi cyangwa gusaba? Kuko ababyeyi yari igihe avuga ati uyu mwana atazagira gutya na gutya, agakora n'ibi cyangwa ejo nawe nkamubura akabikirara akananirana, kuko iba ari inkovu igiye mu yindi, aba afite impungenge. Ni irihe jambo mama akunda kukubwira? Ni iki kintu akunda kugusaba kenshi uri kuganira? Mama rero bijya binshanga, hari igihe njya mubona nkamubonamo nk'indi sura ya papa neza nkavuga ni ubu ngubu nubwo yitabye Imana ubu ntiyaba yaramuzukiyemo,
shane mama ni wa muntu nanda rimwe arambwira ijambo ntabwo ryanca intege binambwira ni ibintu byo kunyubaka. Ikintu cya mbere nsaba akunda kunsaba cyane gusenga. Njyewe ntabwo ndi umuntu avuga wenda ngo rwanya gusenga ariko amasengesho yanjye ni makeya. Ariko mama ni umuntu unyibutsa cyane ko kabona wenda aciyemo nk'amezi nk'abiri atari ko wagiye gusenga akaba ati uyu munsi noneho sha urajyayo tu nkajya wenda by force wenda ntabishaka ariko nkajyayo cyangwa se akambwira atari ko ati ibi bintu urimo uracamo ati buriya birasaba amasengesho ati waza gusenga. Tubona umuntu ukunda kunyubakamo imbaraga ariko akananyibutsa no gusenga. Ikindi ni umuntu ushyigikira ibintu byanjye. Navuga ko wenda naramutengushye bya bindi by'umupira navugaga nashatse papa akiriho mama n'umuntu yabinshyigikiyemo cyane ariko nigeze kugira n'imvune mbi mvunika amezi 6 aranamvuza byari bikomeye icyo gihe aramvuza ariko nyuma arambwira ati niba utadafite igikomere cy'uko wenda wavunitse wabikomeza wenda nubwo wavunitse maybe byiza biri imbere ariko kubera ukuntu iyo mvune yandiye naravuze niba ntabwo nabisubiramo no gushaka ibindi bintu njyamo ariko n'ibindi nagiyemo ndi gukora muri ubu ngubu mu buzima busanzwe. Nibuka ko ahantu hambere nagiye gushaka stage ari wanjyanyeyo. Ni umuntu wanshyigikiye ku buryo ari igihe mubona nkavuga ni maybe ko nguyu uyu ni mazima kandi ubwo uyu nguyu ari mama uyu ni mazima ko yamuzukiye muto. Nizihe challenges wahuye nazo wowe kugeza cyangwa Pacifique nyuma yo kubura umubyeyi ukareba umuryango kandi ukibuka ko ari we mukuru ugomba kuba ugomba gusimbura imbaraga za papa wawe uko byagenda kose? Nizihe challenges umaze guhura nazo kugeza ubu ngubu kuva icyo gihe kugeza na n'ubu? Harimo wenda kuba baragerageje kwiga bikajya bishaka gusubira inyuma uko bitubwiye, hari gushaka gukina umupira wenda bikanga kubw'impamvu. Nizihe challenges zagiye zihora zikubangamiye muri wowe ariko ukavuga uti uko byagenda ko ariko kose ngenda komeza? Challenge navuga ko ntago ari nyinshi ariko navuga ko iyo uzi umubyeyi w'umugabo hari ukuntu kotiye kuri famiye benshi ubona ko bahise bajya kure yawe wenda maybe handi bikurenze mama bimurenze ushaka abana muri famiye ukabona wenda ntabwo bari kukumva. Navuga ko ari iyo challenge nagize nyine ba bantu wabonaga iyo father akiriho ariko ukabona maybe wenda muri ya myaka 2 ya mbere warabonaga ariko nyuma hari ukuntu utari kubabona. Niyo challenge navuga nagize. Ibindi byo ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe navuga ko bidakaze cyane. Kubura abantu nyine ba bantu bamenera umutima kababwira ibintu karangira ibyimenyeye. Basi hari abantu benshi nakubaza uracyabana n'ababyeyi cyangwa uribana ariko cyabana na famiye yawe? Ubu muri no minsi ndibana. Ntago nyibana no mu rugo ariko n'abantu turi hamwe nyine nubwo umuntu yibana turi hamwe. Tuba turi in touch. Nishaka kukubaza hari igihe hari abana benshi baba barahuye n'izo mbogamizi ugasanga aho kugira ngo hagire ibibubaka cyangwa ibibaviramo imbaraga ugasanga bo bahisemo inzira mbi zo kunanira n'abo mama basigaranye zo kumurusha, ugasanga bibera wenda mu biyobyabwenge, ugasanga ni abantu nyine hahandi byanze wamuganiza akakubwira ati ngiye ariko nuko nabuze umubyeyi. Urumva wenda hari igihe bagifite igikomere atarakira birumvikana ariko utekereza gute ku mwana w'umusore cyangwa umukobwa wagiye mu bintu bibi kubera kubura umubyeyi cyangwa kubera kubura ababyeyi? Navuga ko umwana wagiye mu bintu bibi kubera kubura umubyeyi ubu ngubu bari kudukurikirana sinamurenganya maybe wenda aracyari kurwana nabyo ntabwo arabyakira ariko navuga ko igiye muri ibyo bintu bibi 1, 2, 3 nawe ubwawe hari ibintu biri kwiyangezaho
so namubwira ni iyakire, wige kubaho wenda udafite uwo mubyeyi wawe wabuze, niba ari papa cyangwa mama, ahubwo urwane no gukora ibyiza. Wenda uvuga ati ahari maybe wenda niba ari kumbona abe proud, ariko we kuba wenda ngo ugiye mu bintu bibi kwiyica kubera ko wabuze umuntu. Okay, uko mbyizera njyewe wenyine numva ko abatakiri mu isi aho bari maybe ko batubona. So once wagiye muri ibyo bintu rero bahari ntabwo ari proud yawe. So navuga ko rwana we maybe wenda gira struggle zindi, ariko ntiwiyice kubera ko wenda nawe uragira ngo upfe uri kubona ntacyo umaze ku isi. Maybe ubu ngubu uri kubona ko vision urabona nta kintu gihari ariko kubera ko nawe uzi nyine ejo ikihayidinze maybe ko wenda hari success yawe, nabyo bitekerezeho. birumvikana no kuba nyine watekereza kuba ibyo byose urimo nta kintu na kimwe byagufasha, ahubwo bikongerera igikomere, bikongerera n'ubuzima bubi kurusha ubwo kuba urimo udafite umubyeyi. ahubwo bisaba kugira ngo umugani wawe urwane uhatane ujye imbere. Pacifique, ubu ngubu uri umugabo uri proud, uvuga uti nubwo nagifite papa nubwo atagihari ariko mama wanjye ari we wenyine mfite, mfite na barumuna banjye. Iki kintu utekereza ko barumuna bakureberaho kugira ngo bavuge ati uriya ni musaza wacu mukuru cyangwa ni mukuru wacu? Ni iki kintu utekereza bagenderaho kuri wowe? Sinzi ibindi icyo banekerezaho. Bashobora kuba bavuga bati urihangana, cyangwa se umujyanama mwiza muri famiye, cyangwa se iyo dushaka ikintu turamuhamagara. Nyine hari ibintu biba bitandukanye nk'abavandimwe mwe mubana nimwe muzi uburyo mu communication mugira. Niyo communication mugira no kuvuga ati bano bana bagomba kumfata ngo kuri bo. Communication tugirana ni yo kwizerana, gushyigikirana. Navuga ko mfite bro hari ibindi bintu akora, so iyo afite akazi kabyo mba mbari nkamushyigikira, kandi nanjye akazi kanjye nkora numwe abantu bampushinga bakanabwira ati wenda n'ibintu nakuboneye akira usoma we wiga ibi ngibi bizagufasha. Navuga ko tugushyigikirana, turashyigikirana. Ikindi duhuje kuba tutari indyarya kabisa. Okay, Pasi, ni ibihe bihe ujya ugeramo ukumva kuko byanga byakunda, ntabwo kuba papa adahari ntabwo bikuyeho ko still hari igihe umukenera. Ni ibihe bihe ujya ugeramo ukumva biranze, ukumva ushitse intege, ariko ugahatiriza wenda ukibuka uburyo wenda papa yagushyigikiraga, ukibuka uburyo atacikaga intege? Hari ibihe ujya ugeramo ukumva uvuga uti hano biranze ndumva ngiye gucika intege, ariko ugahatana? Ubwo navuga ko okay, ibyo bihe bibi biraba, ariko navuga ko ntabwo mpita mvuga ni wenda maybe ko ntabwo byari kuba nafite papa. Navuga ko narabyakiriye, menya ko nanjye ndi mu bandi bantu nyine ku isi, whatever waba udafite ababyeyi cyangwa n'abafite, ibyo bibi bije nyine hari impamvu bibaye nyine. So rwara nabyo wenda, ariko utavuze ngo man ibise ngenzo kuba mfite papa, oya fesinga nabyo ngarwara nabyo, ariko navuze ngo wenda maybe biranshyira hasi cyane kubera ko wenda byadari uko byanshyira hasi pe bikandyamisha, ariko navuze ni maybe wenda yeza ko bari wenda aricyo ari kumfasha. Ndavuga ko unarabyakiriye, ibintu byose byabaho, ariko navuze ngo kubera ko maybe ko adahari. Pacifique,
mu rugendo rwawe rwo kuba ufite famiye ni nkaho baba bagufata nk'icyitegererezo kuko ari we mukuru niwe muntu baba bavuga bati ari barumuna bawe bavuga ati akenshi buriya barumuna bacu cyangwa basaza bacu batoya usanga iyo turi bakuru ari twe bareberaho akenshi n'ababyeyi bacu tuba twaragize amahirwe yo kuba tugifite ari twe baba bavuga bati jya bereka barumuna bawe bereke inzira nziza. Pasi aratekereza kuba nihe yumva ashaka kuba yagize umuryango we kano kanya bitewe wenda kuba yumva yaba umugabo yagiye uvuga uti mfite imishinga myinshi ibi n'ibi cyangwa se nateguye ibi n'ibi hari igitekerezo bifiteho? Ibitekerezo birahari nubwo umuntu wenda ibyo bashaka abatarabibona kubera ko n'ubundi umuntu aba akiri muri sitirago nyine z'isi nawe ubwawe wirwanaho kugira ngo urebe ko nawe wakwibona ariko numva ko aho banyenera ku bufasha bwose mfite nzabafasha nka gutese nk'abantu numva ko banjye nyine tubafitiye umumaro kubera ko bariya nibo bantu banjye inshuti mfite ku ruhande ni inshuti maybe umunsi dushobora kuba turi inshuti cyane ejo bikaba ibizi kanansiga ariko bariya bo mu makosa yanjye mu byiza byanjye bo baba bahari so navuga ko bo hari ibyumba pangira ariko umuntu ukishakisha ntabwo biraba ariko ntabwo byabura. Imana izagufasha ubigereho. Iki kintu kikubabaza cyane iyo ubonye umwana muri mu kigero kimwe wenda udafite ababyeyi uba wumva ubashije kumwegera hari inama wamugira cyangwa wumva wamufasha iki muri urwo rugendo? Udafite ababyeyi bose cyangwa umubyeyi? Hari igihe badafite ababyeyi bose, hari igihe badafite mama gusa afite papa, hari igihe adafite papa afite mama gusa. Ni nko kubona nk'umuntu yandaritse ibiyobyabwenge wenda abaye adafite ababyeyi biba bibabaje kugira ngo uburyo ajye mu bintu by'ibiyobyabwenge buriya hari ibintu byinshi biba byarabiteye so navuga ko kumubona aribyo byamujyanyemo kubera ibiyobyabwenge icyo kintu cyo cyambabaza ko ababyeyi kuba badahari ntibivuze ko ugomba kwiyica so navuga ko mbonye amahirwe ngiye kuba namuvugisha namusaba kubireka ko kuba dikite n'ibiyobyabwenge byo kugira ngo uzabive biba bigoye ni icyo kintu wenda navuga cyambabaza naho ibindi byo ushobora kubijyamo akabivamo ariko ku biyobyabwenge byo aho byambabaza cyane. Aka kanya nihe nama wagira Pasi udafite papa we ufite abana bavukana akaba afite na mama nihe nama wagira Pasi? Inama nagira Pasi ni ukudata fokasi ku by'ubu amaze kugeraho kutabifatamo nk'imikino kuba ababyeyi be ntiyibagirwe wenda ngo arebe ubu ngubu karenti uko ameze bitume wenda yibagirwa ibindi no kumva ibyo barumuna bibamusaba. Ni iki kintu wifuza ko wabwira barumuna bawe nubwo mutari kumwe ariko hano mwe ukagira nk'ijambo basangiza cyangwa ukagira inama cyangwa se ukagira icyo basaba? Kubasaba gukomeza gukunda mama no kumwubaha no gukomeza gukunda ibyo bakora. Hari ijambo ufitiye mama wawe ashobora kuba ari kumushimira ashobora kuba ushaka kumusaba hari icyo ushaka wenda kumubwira kuri we cyangwa se bibaye akarusho waba utarakimubwiraho mu buzima bwawe? Nta kintu gishya naramubwira gukomeza kumubwira ko mukunda no kumusabira imigisha no gukomeza kwibuka abana be nyine kubahundagazaho amasengesho.
nk'uko rero mwabyumvishe Pasi kugerageza kudusharinga ubuzima bwe bwo kuba yarabuze umubyeyi we ari papa we, ariko nk'uko mubyumva yarakomeje ahatana n'ubuzima. Ntabwo ubuzima bwize bumwigisha cyangwa ngo bumusabe kuba yajya mu bintu bidashobotse kuko adafite umubyeyi ngo abikore, cyangwa se ngo ahabanye n'umutima we, cyangwa se ajye kure y'umuryango yasigaranye. Mbibutsa neza ko ni igihe Sonia Mutako tukiri kumwe, ni Dark Side nk'uko nabibabwiye, ni uko twiganirira, ni uko tujya inama. Mu biganiro byacu haba harimo inama, mu biganiro byacu haba harimo gukomezanya. Mbibutsa neza ko kureba ibiganiro byacu ni kuri Sonia Mutako. Ndacyari kumwe na Pasi rero, hari igice kindi ngiye kumusaba tujya tugira muri mu kiganiro cyacu muri Dark Side, tugiramo n'akandi n'undi murongo niko navuga, cyangwa ikindi gice twita a quote of the day. Quote of the day ni ijambo ry'umunsi. Hari igihe ufite ijambo ushaka kugenera abanyarwanda muri rusange, ndetse n'abantu babashije gukurikira ikiganiro cyawe n'ubuzima bwawe unyuzemo. So ubaye urifite baridusharinga. ijambo nabwira audience dukurikiranye ni ukudacika intege, ube wahoranwa n'agahinda mu bintu urimo uracamo. Ikindi mu buryo bwawe bwose ubirivingamo, niba uri umuzilima, umukristo cyangwa iki, kwibuka gusenga. Icyo kibazo ufite uheranwe nacyo, cyereka Imana cyangwa cyereke Allah, kirakemuka. Mu byo ukora byose ntukibagirwe gusenga. Yego Pasi, uraza kumfasha. Hari mbere yuko nkurekuraho gatoya, ndagira ngo ugire inama muri rusange abanyarwanda, abantu bari mu kigero kimwe nawe, ugira inama abantu bari mu buzima nk'ubwo waciyemo ngubu, wenda basa nk'abihebye, tutitaye we buno ntabwo tubizi, ariko bagira inama muri situation yariyo yose, cyane cyane wowe kubera wadusangije ku bijyanye no kubura umubyeyi, kugira ngo ubagire inama. Waba ufite umubyeyi umwe, waba ufite babiri, waba warabuze umwe, warabuze babiri bose icyarimwe, donc ubashe kuba umuntu ukumva aka kanya afite umubyeyi umwe, abashe kukumva, n'ukumva aka kanya nta mubyeyi n'umwe afite abashe kukumva. Ubagiriye inama. kamere wenda ko ufite ababyeyi, udukurikiranye ufite ababyeyi, bifate nk'umugisha ugifite, kandi unabubahe, kubera ko hari abatabafite. Ibyo bagusaba gukora, kubumvira, wikumva ko wakuze, bumvire burya uko wangana kose ugifite ababyeyi. Gukira umwana kuri bo, ushaka kuba ungana nkatwe cyangwa uturuta, uracyari umwana ku babyeyi bawe, bumvire. Ko udafite ababyeyi umwe cyangwa se bose, birababaje nibyo, ariko ntuheranwe nabyo. Mu mikorere yawe fight, kubera ko ntibahari nyine kandi ugomba kubaho. So rero rwana nk'abandi bantu bose nyine, waba utabafite cyangwa ubafite. Ikindi baho nyine apana nk'umuntu uzapfa ejo, baho nk'umuntu ugifite igihe kinini nyine tu. So reba kure ejo hazaza. Yego Pasi, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, kandi wakoze kudusangiza bimwe mu gice cy'ubuzima bwawe, ubwo ndavuga Dark Side. Turagushimiye cyane kandi wakoze kubw'umwanya wawe. Imana iguhe umugisha. namwe mwakoze kunyakira, kandi tukwifuriza gukomeza gukomera ndetse no gutera imbere kurushaho ugeze n'ibindi byinshi birenze, kugira ngo uzakomeze ube amaboko y'umuryango.
n'umuryango wawe. Murakoze. Thank you so much. Ndabashimiye cyane kandi nshimira Pasi cyane waduhaye umwanya we akatuganiriza uruhande rwe twita uruhande rw'umwijima abashije kuba yaraciyemo, ariko nk'uko mwabyumvishe yabaye umuntu ukomeye kandi izera ko arabwo abari bubibone hari icyo biri bubafashe, hari icyo biri bubigishe, waba ukibirimo waba warihebye kubw'iyo mpamvu. Ndizera ko nureba kino kiganiro hari icyo bizagufasha. Mbibutsa neza ko kureba ibiganiro byacu ni kuri Sonia Mutako, basaba kugira ngo mujye mukora share, likes, subscribe, mutuhe muri comments, mujye munatubwira muti turashaka kumva uruhande rw'uyu muntu, mu mutaginge muri comments, nanone tugiye tumubazanira. Kandi ibitekerezo byanyu, inama zanyu ni inkunga ikomeye cyane. Mbifuriza kugubwa neza no guhora mudukurikirana. Mwakoze cyane. Ciao.